ugiye kwakira umwami Yesu twabisomye neza kugarura ubwami urava nkogoshe mubatije ubaye umukristo ayo namagambo yanyu yo guharanira uruhande rwawe urava nkogoshe reka nkore unumva urava nkogoshe imisatsi urava nkogoshe imisatsi mujyanye muri Yorodani kameramani jya kungurira ikote mu mujyi Gitwaza nje ndamushaka nje Gitwaza ndamushaka kumeza urumva uravanga ibintu Gitwaza nje ndamushaka kumeza wumva ibintu tuvugane neza nje nimwemeze ko Rastafari is not Satanism ariko Rastafari Yesu aragaruka bwa kabiri uwo wanyuro mwitwa ni yahera avuga ko ari idini ryo kwa Satani neva we nakubwiye byose ku bushake bw'Imana Imana ikamuhereza igisanduku cy'isezerano cy'Imana akijyane muri Ethiopia ntago kibaho muri Israeli kibase uyo ni Haile Selassie Yesu Kristo agarutse Oh, The Vibe TV ni kuri The Vibe TV kandi nyine tuba turi kuri Iyongwe TV. Turi kumwe na hano rero ngo turi kumwe n'umugabo rero udasanzwe. Ibintu birakaze abasenga musenga ibintu birakaze. Rasta. Turakwakirira Rasta. Yuro bamwita Rasta isobanure amazina yawe uyu rero ariko mbanze mbwira abantu ko uyu niwe Rasta uyoboye abarasta mu karere ka Rubavu akaba ari we rero wiyandikiye yaba ari uwivuga ati na komite yiwe ati umuntu witwa Dr. Gitwaza umva niyandika ibaruwa yishishimura asaba imbabazi ikindi ati turamutwara mu rukiko twakoze urugendo runini cyane rero turamubwira tuti hano ni mu kigo cya Iyongwe TV ni mu kigo cya The Vibe TV turamuhamagara rwose yakoze urugendo runini cyane kugira ngo aze avuge ibyiyumviro byiwe reka tubanze tugushimire kubwo kuza kuri The Vibe TV uturutse Rubavu uje kugaragaza amarangamutima yawe n'ibyifuzo byawe hanyuma tuguhe ikaze kandi uvuge wisanzuye hanyuma tuganire natwe tugira icyo tukubaza mu izina rya audience ikurikira The Vibe TV ikurikira Iyongwe TV hanyuma tuzabona comment hasi kandi iyo uvugiye hano isi yose Afrika Australia Uburayi Canada Amerika Abanyarwanda intara zose kugera ku isi baba bari kukureba tugwaye ikaze rero utangire wibo murakoze cyane mbere na mbere ku mazina nitwa Ras Bogal Chitafari ariko nanone abandi banzi nka Steven Gakiga mba mu karere ka Rubavu umujyi wa Gisenyi ndi umurasta ndi kumwe n'abarasta ariya muri Rubavu turagerageza guteza imbere akazi ka Rastafari inshingano Rastafari turi kumwe imisi yose kandi uyu munsi turi hano na iyi media Iyongwe TV kuza uko mwadutumiye ku impamvu ya gukomeza kwamagana uriya Gitwaza ku magambo mabi yavuze atuvuze twebwe abarasta Rastafari community Rastafari movement ku isi hose yayivuze nabi yayitutse kandi twebwe twaje mbere y'abanyarwanda mbere y'aba Afrika mbere y'isi yose kwamagana ayo magambo no kwemeza ukuri kwacu no kuvuga ko Rastafari ni inzira yo gukorera Imana ikorere mu rukundo n'amahoro n'ukuri itandukanye 100% na ibyo Gitwaza yavuze. Rastaman urakoze hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro hari ibibazo tuza kukubaza kugira ngo usobanure abantu umaze imyaka ingahe ubaye umurasta? Okay. Ko umurasta mbere na mbere uko tubivuga
ubusanzwe tubivuga n'abasaza bacu ko babivuga bavuga ngo umuntu avuka ari umurasta mu mutima ndani, avuka ari umurasta kuko ni ikintu umuntu atashobora gusunika ngo ukibeho ube murasta, ariko ni ikintu, ni imyumvire uyumva muri wowe, ni inspiration kuva kw'Imana ko ugomba kwitanga gukorera Rastafari. Ariko gufata umwanzuro wo kwigaragaza ko uri umunaziri w'Imana, ufite iyi misatsi y'abanaziri w'Imana kandi ihuje n'izina rya Rastafari, ibyo ngibyo bimazemo imyaka 25. 25. Yes, ufite umugore n'abana? Yego. Abana bangahe? Abana 4. Yes. Nanjye mfite 5. Alright. Urumva ko turi abantu b'abagabo turi kuganira nk'abantu b'abagabo bashesha akanguhe. Uratuye ko umaze imyaka irenga 25 ubaye Rasta. Ubaye Rasta. Rasta wo kugaragara ko wiri ni Rasta. Ariko Rasta ntabwo umuntu abushaka ngo ahubwo abwiyumvamo. Yego. Ushaka kuba Rasta ari umuhamagaro. Yego. Uwo muhamagaro ukaba umuhamagarwa nande? Umuhamagarwa n'Imana cyangwa uhamagarwa n'amarangamutima yawe? Uhamagawe n'Imana. Ikimenyetso cyerekana ko nk'umuhamagaro wawuhamagayemo n'Imana ni ikihe Rasta? Nk'ibimenyetso wenda nka 2-3 wasangiza abatwumva. Vango no hamagaro wahamagawe n'Imana kuko Rastafari ni inzira y'ubuzima yaranira ukuri, urukundo n'amahoro. Bira bintu uba uri kubyumvamo. Iyo umuntu ari kurenganya wundi ubona ko ntago ushobora guceceka. Uravugira umuntu warenganywe, sibyo? Urabivugira ikandamiza, uraryanga, urarirwana. Icyo ngicyo kuba ufite iyo character, ufite icyo kintu gifite muri wowe, sibyo? Ibyo bigaragaza ko ni ikintu gishirwa mu n'Imana. Ni ikintu cyumva, ni ikintu cy'Imana ucyumvamo gikora. Uvuga ngo wahamagawe n'Imana gukorera abandi, kuvugira abandi, kwanga akarenganye no kuvugira bari abarenganye. Uwo ni umuhamagaro w'Imana. Urukundo. Inkingi z'abarasta, iya mbere ni urukundo, iya kabiri amahoro, iya gatatu ukuri. Duharanira ukuri, muharanira urukundo, amahoro n'ukuri. Mugaharanira turatangira no ukuri. Urukundo n'amahoro. Kandi ufite ukuri, Yesu Kristo yaravuze ngo nije nzira n'ukuri. Yego. Hanyuma asubiye mu ijuru avuga ngo mbasigiye amahoro, niwe mahoro yayo. Yego. Icya gatatu wavuze ukuri, urukundo n'amahoro. Urukundo, amahoro n'ukuri. Ibyo bikari byo mushingiraho muvuga yuko namwe muri mu nzira y'Imana, inzira y'Imana yo kubaha Imana. Yego. None amwe mu magambo Gitwaza yakoresheje tubariyo twinjiramo tuganira. Gitwaza yahagaze, Apotre Dr Gitwaza yahagaze mu materaniro, hanyuma ari kubwiriza, avuga hejuru y'ibijyanye, yavuze babiri. Yavuze ku bijyanye n'abarasta, avuga gupfumura amatwi, avuga derede, hanyuma asobanura na Rasta aho bituruka naho byaturutse. Nkeka ari cyo kibazo cyabayeho. Yego. Icyo kibazo gikomeye. Hanyuma Gitwaza yavuze ko abo yabwiraga abakristo bari mu rusengero. Ndetse ntiyanabwiraga, urona mu rusengero haba ibice bibiri. Hari abicaye hasi mu rusengero, hari n'abakora ibikorwa byo mu rusengero, abacuranzi, abaririmbyi, abavuga butumwa, abadiyakoni, abakora protokoli. Atangaza yuko abo bantu bakora ibyo badakwiriye gupfumura amatwi ari abagabo, badakwiriye kwambara amarasta ari abagabo, badakwiriye no gushyiraho amadirede, ndetse no kwambara ikabutura zicitse kuri abazisatagura ugasanga umuntu aguze ipatara ajya yikatagura. Abo yabwiraga bari abakristo. Ubihuza gute ko abarasta ba Rubavu mubyinjiramo gute, cyangwa aba hano mu Rwanda
mukabihuza n'abakristo yabwiraga bari mu rusengero kandi afite nk'inshingano gucyaha no guhugura noneho ntiyari ari na Rubavu, yari ari Australia. Okay. Sawa. Ni ukuri bya bintu yabivugiye mu rusengero rwe, sibyo? Muri Australia we nari mu rusengero rwe kandi biri mu nshingano ye. Yego. Nabonye video ye ya mbere ari kuvuga ntago nshaka kubona abakobwa bambaye amapantaro hano mbere, sibyo? Abakobwa bambaye amamini hano mbere. Ntago nshaka kubona abantu y'umuhungu yaje afumuye amatwi aza kuririmba hano mbere, sibyo? Ntago nshaka kubona umwana w'umuhungu yambaye imisatsi ya dread, imisatsi y'abarasta hano mu rusengero aza kuririmba. Kugeza ariya njyewe nta kibazo mfitanye nawe. Yego. Sawa kabisa. Ntago mfitanye kibazo nawe. N'uburenganzira bwe kuvuga ko mu rusengero rwe nta muntu wambara amaherena, nta marasta. Ntago nshaka marasta, ntago nshaka abarasta mu rusengero rwanjye. Sinshaka n'abambaye ubusa mu rusengero. Ibyo ntaho mufitanye kibazo ndapotekereza. Nta kibazo njyewe nari mfitanye nawe kabisa. Hariya nta kibazo. N'uburenganzira bwe mu rusengero rwe. Ntago nshaka umuntu w'umurasta aze hano. It's okay. Nta kibazo. Ikibazo yaje gukorera Rastafari movement ku isi hose. Yego. Ni hali yakomeje kongera avuga ngo ari ikintu ntago muzi, mwari mutazi. Iliya Rasta ni dini itwa Rastafari. Rastafari ni dini ya Satani. Rastafari ni satanism. Aho niyo ikosa yakorere Rastafari movement ku isi hose. Ikosa ni rihe? Kuza gutangira kuvuga iby'abandi. Iliya ni dini ngo arakomeza ngo imeze gutya. Twebwe turabizi ko icyambere ntago ari byo byavuze ngo ni bya Satani. Twebwe ntago ari byo, twebwe ni by'Imana. Iyo ni ikosa rya mbere. Ntabwo ashobora kuza akole cyangwa mu nkiko n'abarasta ku isi yose. Umurasta wari wese ku isi aze avuge ngo ndaza kuri iki kibazo uko twatutswe, gitwaza ashobore kuprovinga ngo Rastafari ni satanism. Ntago azashobora. Turabizi neza twebwe abarasta. Ntago azashobora. Turabizi uko Rastafari yatangiye n'ibintu byose tukora muri Rastafari. Ntago azashobora. Iyo ni ikosa rya mbere, kudutuka kuriya. Ikindi, kuza kuvuga ibintu by'abandi, imizerere y'abandi. Turi muri isi ya diversity of faith and religions. Turi mu isi ya amareligion menshi, imizerere menshi itandukanye. None ni gute dushobora kubana neza mu mahoro muri iyo isi? Nkuko tuvuga ngo turi muri Democratic Republic, igihugu gifite amashaka menshi, sibyo? Na imizerere menshi gutyo. Ni gute dushobora kubana muri cyo mu gihugu nk'icyo cyangwa mu ubuzima nk'ubo mu mahoro? Bisaba amategeko azariya avuga ngo mugomba kubahana. Buri wese agire urusengero rwe, avuge bye, sibyo? Arike kuvuga by'abandi. Kuko ushobora kuvuga by'abandi ukavuza mu makosa, ututse abantu bakujyana mbere ya justice, ugafungwa. Yesu umuntu ashobora guhura nabyo. Ushobora kwibesha mu iyo definition uri gutanga bya bintu ari kuvuga ku byerekeye Rastafari ngo ndayizi, sibyo? Akavuga ngo iturutse isuye muri Congo, avanga na Gabo, avuga ibintu bitari byo na far from the reality about Rastafari, the reality of Rastafari, very far. Yakoze amakosa mu kwisobanura kwe, yakoze amakosa. Nicyo tuvuga ngo n'amategeko ya leta ahagarariye amadini yose, imyizere yose, ndakeka baravuga ngo buri wese avuge bye, arike kuvuga by'abandi. Abantu bashobora gufatira umwanzuro ukomeye mu bayisilamu uvuge kuriya. Turabizi ko wajya bica n'umuntu kubera ibintu nka biriya. Ariko Rastafari ntabwo dutekereza. Twebwe ntabwo n'inkoko ntabwo ushobora kuyibaga, ntabwo ushobora no kwica. Uravuga twebwe ntabwo dushobora gutekereza ngo kumukorera ikintu kibi, ngo kumwica, ngo reboya.
twebwe ni kumubwira ko wakoze amakosa, watutse Imana, sibyo? Wakoze amakosa. Rastafari ni izina ry'Imana, watutse Imana. Kandi Rastafari ko mu mazina kandi ikintu nashaka kongera ngaho, Rastafari ntabwo ari ikintu nshaka kongera ngaho nuko niba ashaka kubona imbabazi z'Imana, abanze asabe Rastafari kwisi hose imbabazi, niko azashobora kubona imbabazi z'Imana, sibyo? Kuri iki kibazo none Rasta kumva nicyo kintu Gitwaza uragira yakoze. uti kuba yaravuze ngo Rastafa ni idini ya Satani, ariko twibuka ibindi. Uriya ni dogiteri, ni umwanditsi w'ibitabo, ni umusomyi w'ibitabo. Rastafari ntabwo yabayeho ku isi idafite ibitabo byanditse, sibyo? Nta bitabo mugira byanditse. Birabifite. Rero ni umwanditsi w'ibitabo, akaba n'umusomyi w'ibitabo, afite ibitabo byinshi, akaba ari umuntu uzi amateka. Ntabwo dogiteri Gitwaza ashobora guhagarara kuri mikoro abwira isi yose ni the biggest, biggest for you, yes, biggest for you, but for us is the lowest, because Gitwaza yego ari guhangana na Haile Selassie nyirizina Rastafari. Haile Selassie umwami w'abami, intare umutware w'abatware, intare y'umuryango wa Yuda, umwami wa nyuma wa Ethiopia, uturuka mu gisekuru cya Daudi. Niwe Gitwaza ari guhangana nawe. Sorry. Uwo ni Yesu, ntabwo ari Rasta. Oya, umva iyo ntare mwiyitirira, sibyo? Sasa pasteur kama ni iyo ntare mwiyitirira ikomoka mu gisekuruza. Twaje turi ku debatinga nawe cyangwa reka nkubwire ikintu. Njyewe ndi kuvuga imizere, sibyo? Iyo twebwe twikura mu byanditswe bitagatifu by'Imana, dusobanurira iyo ntare. Kinashaka kuvuga, tubanze tumbi yari kinashaka kuvuga ariya Gitwaza ari guhangana na Haile Selassie umwami w'abami. Kuko niwe nyirizina Rastafari, sibyo? Kandi Gitwaza nabyo byose ntabwo ari kuri level ya Haile Selassie. Haile Selassie ni umwami w'abami, isi yose iramuzi. Haile Selassie ari defender of the righteousness, truth and justice for this world. Yari umurengezi wa righteousness ni iki navuga mu Kinyarwanda? Righteousness ni ni jambo muvuga ubukiranutsi, ikintu ngicyo yaharaniraga. Righteousness, justice, ukuri, sibyo? Amahoro ku isi. Haile Selassie niwe yarwanye ubwigenge, independence ya isi yose. Isi iramuzi, abayobozi bose baramuzi ko ni umuntu uri the highest. Ariko si Yesu, ariko ntabwo afite level imwe na Gitwaza. Ngo Gitwaza nubwo yasomye kuvuga ngo yasomye ngo PhD ngo yanditse bitabo, ntabwo afite level yo kuvugana na Haile Selassie. Ntabwo afite level. Niho rero Gitwaza yasobanuye uwo mwize, iyo ntare mwizera ntabwo ari intare ikomoka mu rubyaro kwa Dawudi. Niyo Haile Selassie ntabwo ari ya ntare yapfuye ikazuka. Niwe Yesu Kristo ugarutse bwa kabiri. Uwo si Yesu Kristo. Kubera ikura byanga tujye mu byanditse, tureke kuvuga tujye mu byanditse, tureke kuvuga tujye mu byanditse. Niho turi Bibiliya twagiye. Wizera Bibiliya, abarasta twizera Bibiliya, tugende muri Bibiliya. Yego. Uwo nguwo akomoka Yesaya 9:5. Yesaya 9, soma Yesaya, sibyo? Yego. Yesaya 9:6. Haba ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Uwo niwe Yesu. Komeza. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Very good. Uwo ni Kristo Yesu uri kuvuga. Uwo rero atandukanye, wumvise? Uwatandukanye niyo ntare muvuga. Iyo ntare yarapfuye, ntabwo yarangije gusoma. Iracyari iyo ntare yanyu? Iracyari. Haile Selassie aracyari. Ntabwo yapfuye. Atuye. Ntabwo yapfuye. Iyo myaka 100 aracyariho.
uwo yarapfuye ubu afite ariko iyo imyaka ntare Haile Selassie ubu afite imyaka 132 atuye ntabwo mu kihe yapfuye gihugu? ntabwo ari kuri iyi si Imana ntiwumva ntabwo yapfuye wumva ntabwo okay yarangije mission ye ku isi yarangije mission ye ku isi Imana yamushize ku ruhande ategereza umunsi azaza kurimbura isi azaza kurimbura isi umunsi azaza kucyo rubanza isi umunsi w'imeruka yego Eliya yapfuye Eliya yapfuye reka ngusomere Enoki yapfuye abantu b'Imana reka ngusomere abantu b'Imana uzaca imanza Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 20 tusubire kwanza ku murongo ari wavuze wasome Yesaya 9 azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese umwami w'amahoro ubutegetsi buzaba ku bitugu byiwe okay very good Yesu Kristo igihe yabaye ku iyi si yari umutegetsi kamemu yari umutegetsi the government shall be upon his shoulder it says that biravuga ngo Bibiliya iyi ngiyi yakuyemo translation kuva muri Bibiliya y'icyongereza translation ya mbere ya King James version sibyo niyo translation akuye iyo ngira kubwira ngo the government shall be upon his shoulder niko ikubwira yo butegetsi uzamu bitugu bye sibyo yavuze yariya sibyo the government shall be upon his shoulder ko azaba umuyobozi wa leta Yesu Kristo sibyo Yesu Kristo azaba umuyobozi wa leta kangubwira ikintu Yesu Kristo aza bwa mbere nk'umwana w'Imana yego aragaruka bwa kabiri nk'umwana n'Imana data umwana wizera ari byiza umwami w'abami aragaruka umwami wawe tegereza wanje kuvuga ariko nguvuge nanjye kangusobanurire aragaruka bwa kabiri n'Imana data nk'umwami kuko ubwiye yaje bwa mbere ntabwo yari umwami urabyemera igihe yaje bwa mbere igihe yaje bwa mbere nk'umwana w'Imana bwa mbere ntabwo yari umwami urabyemera kandi Bibiliya itubwiye ngo urabyemera ntabwo yari umwami ariko nje ndakubwira ko agarutse bwa kabiri niko azaza abe umwami afite ikamba ry'umwami mu mutwe we so urabyemera ko ariwo kuza bwa mbere nk'umwana w'Imana aje kubwiriza aje kuzana imyizerere aje kuzana inzira sibyo ko ataraba n'umwami agarutse bwa kabiri niyo aza kuba umwami kandi akakomeza kubana n'abantu kugira ngo abantu bakomeze gushaka Imana urumva ahubwo twigarukire kuri ya ntare yawe umva neza iyo agarutse bwa kabiri niyo aza nk'umwami aje gukora iki aje gukomeza kwima ingoma iteka guhereza abantu undi umwanya wo gukomeza gushaka Imana ariko iyo aje bwa kabiri ntabwo ari umunsi w'imeruka araza bwa mbere nk'umwana w'Imana aragaruka nk'umwami ntabwo ari umunsi w'imeruka adagaruka bwa gatatu niyo umunsi w'imeruka somera ibi byakozwe n'intumwa 15 sibyo byakozwe n'intumwa yes sir the Act of the Apostles 15 umurongo wa 6 intumwa za Kristo 16 15 umurongo wa 16 tangira 14 sibyo 14 Simoni Petero yadutekereje ukuntu Imana yagendereye abanyamahanga rugikubita ibatoranyamo abo bantu bayo ibyo bikaba bihuje n'ibyavuzwe n'abahanuzi nk'uko byanditswe bivugwa ngo nyuma y'ibyo nzagaruka nzavugurura ingoma ya Dawudi ize nk'iy'inzu yasenyutse komeza ndakubwira aho wagarukira ize nk'iy'inzu yasenyutse abantu bazacika ku icumu bazasanga amahanga yose yahoze azajyana abasanganire uku niko Nyagasani Uwiteka avuga
wabitangaje kuva kera kose. agiye kure sibyo ariya ko azahindukira sibyo wari kuvuga umurongo wa 10 na subira mu umurongo wa 17 17 umurongo wa 17 abantu bazacika ku icumu bazasanga 16 nyuma y'ibyo nzagaruka nzavugurura ingoma ya Dawudi imeze nk'inzu yasenyutse. Rangiza nk'inzu yasenyutse ahasenyutse nzahasana nyihagarike. Abantu bazacika ku icumu bazasanga amahanga yose yahoze arayange. Okay, sawa. Urabona ko umurongo Biblia ari yakubwira ko Yesu Kristo azagaruka aze gukora iki? Kukongera kubaka inzu ya Dawudi. Kongera kubaka inzu ya Dawudi ni ubwami bwa Dawudi. Kugarura ubwami bwa Dawudi. Kugira ngo iki abantu basigaye bashoboye nini gukomeza gushaka Imana. Ibo nabyemeye aho hose reka ngusomeye neza kuko sibyo azagaruka kugira ngo abantu basigaye bagoze gushaka Imana. Okay, it's okay. Nta kibazo cyari bivuga iki Yesu Kristo azagaruka. Kugaruka mission aje gukora agarutse bwa kabiri ni yihe? No kuza kubaka wakoresheje inzu ya Dawudi. Niki ni kuza kubaka uriya kuzana ule ubwami bwa Dawudi. Kugarura ubwami bwa Dawudi kuko Imana yasenye isezerano rye na Dawudi sibyo hanyuma akavuga ngo ariko nzatoranya mu ibisekuru bya Dawudi umwe azajya atina kugarura ubwami bwe. Ni ninde uzabikora? Ni Yesu Kristo. Ni Yeshua HaMashiach sibyo ni Yeshua HaMashiach mu izina rye nyawe mu kirimi cya Kiebrayo yari umwirabura yari umunaziri w'Imana. Yesu Kristo azagaruka aze gukora iki? Kuzana ule ubwami bwa Dawudi ubwami bw'Imana uze kwisi kugira ngo abantu bari kwisi wakomeze gushaka Imana. Bivuga iki? Azagaruka abo mwami agaragare ku mwami kandi akomeze gufasha abantu gukomeza akomeze gukora iki? Bakomeze gushaka Imana. Icyo nshaka kubabwira niko agarutse bwa kabiri nagari ku umunsi w'imperuka. Ariko Christianity niko yigisha ko turamutegereje iyo aje uzaba umunsi w'iki? Umunsi w'imperuka. Kandi niba azaza kugaruka bwa kabiri nko Biblia bivuga nagari umunsi w'imperuka. Ariko nyuma yo kugaragaza ubwami kwisi niko azagenda agaruke kuza gukora iki? Kuzana imperuka iyo yisi kuzana imperuka. Ni kuvuga ngo hari ibintu bibiri icyo nicyo ndi kukubwira ariya twari kuvuga kuri hari ibintu ushaka dutandukanye. Niyo ariya twari kuvuga kuri Yesaya ushaka kugira ngo abantu bumve sibyo haraho twari tugeze heza sibyo Yesu kuri kumuvuga niwe nizera uri muri ibi byanditswe ni nawe uri muri iyi Biblia yawe wizeye uwo rero uri kutubwira uzagaruka yarapfuye. Oya ntabwo yapfuye arazuka sibyo ndabara Yesu Kristo uwo twasomye muri Yesaya dore umwami uwo twasomye muri Yesaya dore umwana yatuvukiye tuhawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza Imana ikomeye data wa twese umwami w'amahoro. Yego yamaze imyaka 3 umbize 30 hano ku isi yongeraho imyaka 3 yo kubwiriza ubutumwa atangiza itorera hamagara abantu nabagitwaza barimo nanjye ndi mubo yahamagara. Igihe kigeze arapfa sibyo apfuye ku munsi wa gatatu nk'uko ubuhanuzi bwa Yesaya buvuga n'abandi bahanuzi babihanuye arazuka ajya mu ijuru. Azagaruka aje gutwara itorero abamwizeye abateza mwasimbutse kintu azagaruka aze kuzana ubwami bw'Imana aze kuba umwami kuko yahanuwe ko azaba umwami n'umwami yitwa umwami sibyo ariko ubwami bwe uzagaragara agarutse bwa kabiri. Ubwami bwe uzagaragara neza agarutse bwa kabiri. Abatesalonike twasomye kuri ibice 5 umurongo wa 20 twasomye neza biragaragara neza umwami Imana azaza hagarari ku bicu avuga ijwi nk'irya marayika abapfuye bizeye bazuke abazaba bariho bahindurwa. Uravuge ngo azagaruka ujye gufata itorero wavuze ngo
uravuze ngo yapfuye yazamutse hejuru. Yego. Turamutegereje aze gukora iki? Aje gukora iki? Gufata itorero, sibyo? Niko bavuga aze gufata itorero. Ariko ibyatkozwe n'inuma nakusomeye hariya kuri 15 yakubwiye azagaruka kuza kubaka ubwami bwa Dawudi na none. Ibyo uri kuvuga nabyo ndabigeraho, wumvise? Nabyo ndabigeraho, hari n'umurongo nza kugufasha ahubwo bigusobanurira neza. Sibyo? Abapfuye bizeye bazuke bajye kubana nawe akaramata. Aho nshaka kuvuga rero, uwo wizera wita Yesu Kristo ari nawe wita umunaziri, wumvise? Niwe Gitwaza yavuze ku uwo nguwo ari we Satani. Uwo nakubwiye n'umwirabura. Umwirabura mu Nazareti. Uwo rero kuko none ushaka kumbwira uriya muzungu niyo Yesu. Uwo wawe oya, iriya ni filime. Iriya ni filime. Je nakubwira. None aho nza kukubwira neza. Uwo wizera urambwira ngo yarapfuye ngo amaze imyaka 130. Nagwe uri kuvanga ibintu. Nakubwiye Yesu Kristo wagarutse bwa kabiri yitwa Rastafari Haile Selassie, umwami w'abami wa Ethiopia. Uyo nguye nago yapfuye, ubu afite imyaka 132 ubu akiri muzima. Imana atuye ku Imana. Nago ari ku isi ubu, sibyo? Ari ku Imana. Imana yego. Atuye. Ari Imana yamushize ahantu ategereje umunsi araza kurimbura isi, kuko yaje ku isi yakoze umuhigo w'Imana, akoze umurimo w'Imana yarangije, sibyo? Imana ikamushira ahantu amaze kwereka ubwami, amaze kuzana izina, amaze kwerekana Yerusalemu nshya, amaze kuzana izina rishya, akazi kose yagakoze nk'umwami. Imana ku bushake bw'Imana ubu yamushize ahantu, nago yapfuye ari sasa, nago yapfuye ubu yamutwaye yamushize ahantu. Niwe Kristo. Si kugaruka kwa Yesu Kristo. Uwo niwe Kristo uri kuvuga. Ni kugaruka kwa Yesu Kristo. Haile Selassie ni izina rishya. Nkuko muri Biblia tubwira ngo iyo usome kuri ibyahishuwe, sibyo? Ibyahishuwe 2:17. Someli. Ibyahishuwe 2. Yego. Rasta rwose. Ibyahishuwe. Erekana ageze natiyo. Ibyahishuwe. Kwishoniye kunyuma. Bibiliya. Kabiri 17. Niko Rasta. Urumva we Yesu uvuga ntabwo ari we. Mzee, je ndakubwira ndabizi. Bibiliya turayisoma. Twese tusoma Bibiliya. Ntabwo turi kuvuga amagambo, turakoresha ibyanditswe by'Imana. Uravuga ngo ndi umukire ndatunze, sibyo? Oya nagari ariya 2:17. Ibyahishuwe. Kabiri 17. Yeye ari na sikio. Niyumva. Ngaho niyumve icyo umwuka abwira amatorero yayo. Utsinda wese nzamugororera. Nzamuha kuri manu yahishwe. Buri wese kandi nzamuha ibuye ryera. Ryanditsweho izina rishya litazwi n'umuntu wari we wese. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Litazwi n'umuntu wari we wese keretse uriya waryakiye. Keretse uriya uryakiye. Limeandikwa ambalo hakuna yeyote anayelijua ila yule anayelipokea. Nago ali warangije hariya. Keretse uriya waryakiye. Azaza azane izina rishya ariwahereza abantu, ni izina ana muntu urizi, ariko uzaza ninde turi gusoma ibyahishuwe. Nyine uzaza yego ndi kusobanura. Turi gusoma ibyahishuwe. Turi gusoma unesha. Sibyo? Ni umuntu uzanesha ibyaha. Iri jambo ntunesha mu byahishuwe ryanditswe mu inshuro nyinshi. Unesha nzamuhindura inkingi yo mu rusengero, unesha nta cyazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Unesha wambasha akabazo ngaho kankubwire. Turi gusoma uwo ni Kristo uri kumbaza ngo urunguwo ni Kristo uri kwivuga, uri kubwira itorero. Yohana ari ku kirwa Patimo, sibyo? Ni Kristo uri kubwira itorero. Uyo ni Yesu. Yego, uyo ni Yesu Kristo. Uyo ni Yesu Kristo. Uyo ni Yesu Kristo ari kuvuga ngo amatwi, unesha za derede, unesha kwa kwambara ubusa,
unesha kwa gusambana, Dread. unesha kwa uvuge kwicana. bindi ariko nagari dread Kamemo uvuge bindi ariko nagari yaba nazi imisatsi nunesha kuba nazi turahagera ariko nagari umusatsi wa naziri umusatsi hari icyo bibiri wa ivuga Samsoni ndaje ngusomere kugira ngo Imana ibonekeye Manowa uko yamubwiye sibyo uko yamubwiye tureke gusimbuka sibyo tujyariya kuko aho tugeze rero ahantu sibyo ari ahantu wasomye uriya ni Yesu Kristo aravuga ngo arabwira itorero azaza yego uwo uzatsinda sibyo uzawatsinze unesha azamuha ya izina azazana sibyo ni izina nta muntu urizi keretse uriya uzaryakira sibyo agarutse bwa kabiri ku isi nicyo kintu ajya gukora kuzana izina kwerekana ubwami na kwereka Yerusalemu nshya atari Israeli aho naheme azagaruka aje kwima ingoma yimane n'itorero ibyo agacu uvugamo aho ngaho sasa niyo kugaruka kwa Yesu Kristo kwinshuro kugaruka kwa Yesu Kristo cyangwa kuza kwa inshuro ya kabiri Yesu Kristo ugaruka n'umwami n'umwami ugaruka ntabwo ari wo ntabwo ari uri kuvuga ngo wapfuye umaze imyaka 130 oya ntabwo yapfuye niba atarapfuye atuye mu ruhe ubatuye mu kahe kagari atuye mu ruhe mudugudu atuye mu gihe okay Eliya inde Eliya yarapfuye twe twemera ko yapfuye Eliya yapfuye yarazamuwe mu ijuru uwo nawe yarazamuwe mu ijuru wanyeretse Eliya yapfuye kuri Bibiliya urumva icyo gitwa Enoki yarapfuye yarazamuwe na Eliselasi nawe ni gutyo gusobanurira abantu ibitabo byanyu bigaragara ko Rasta mwizera umwami wanyu ko icyo dukeneye si impaka ahubwo ni ukugira ngo wumvishe ba bantu wabwiye muri yabarwa kugira ngo bakumve bumve ukuri kwani ntabwo ari impaka mwebwe mwizera ko umwami wanyu w'abami Rasta ko yazamuwe yego ari ahantu azagaruka kwima ingoma azagaruka ku munsi w'imeruka ko azagaruka kuko umuntu uzazana judgment kwisi ni umwami umwami no uzazana urubanza ni umwami Yesu Kristo siyo wowe uvuga atari umwami nagagaragaye ko ari umwami hano kwisi wowe uvuga ni cyagi yaje nk'umwana agafa akazuka nuzavuga azagaruka wa munsi ariko uzagaruka wa munsi no yayigaragaje kwisi ko yari umwami ngenda kubwira ko twasomye hariya azagaruka nk'umwami aze kugarura ubwami bwa Dawudi sibyo nuwo nguwo ikindi nsomera byakozwe n'intumwa tumaze kumva uwo Yesu turi gusoma ni wa wundi wacu ahubwo ndashaka kukubaza akabazo k'amatsiko tubona imirimo Yesu yakoze icyambere hano tugiye kwizihiza Noheli sibyo marayika yabonekeye Mariya aramubwira ngo ugiye kuzasama inda y'umwuka sibyo uzasama inda y'umwuka uzabyara umwana sibyo uzamwite amazina ya naya Yesu yavutse ubwami bwa Yesu icyambere uburyo yavutse we wavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore nuwo wizera nyina yatewe inda arasama aratwita aravuka ivuka rya Yesu bigaragaza ubwami bwe icya kabiri ibitangaza yakoze tubona aho yazuye Lazaro tubona aho yakijije ibirema tubona aho yakijije abamugaye tubona imirimo n'ibitangaza myinshi Yesu yakoze icya gatatu gihamya ubumana bwa Yesu ubwami bwa Yesu uzi ko yapfuye arahambwa bashyiraho ubushishi ku gitare bararinda bazana n'abasirikare arazuka sibyo ibyo urabyemera bigaragaza ubumana bwa Yesu ari nabwo gitwaza ahagararamo abwira abantu ati nimwizere uwavutse nk'uko mutavutse nimwizere uwakoze ibitangaza isi yose ikemera nimwizere uwanesheje urupfu niwe mfura mu bazutse niwe gitwaza yamamaza niwe mana ya gitwaza niye mana yanjye niyo mana itorero wizera uwo Rastafari wawe uwizera Bibiliya ukiretse ibyo kuvuga ngo yamamaje ibikorwa by'urukundo hari ibindi hari nk'ibitangaza bitatu watubwira yakoze ibitangaza ni byinshi yego nakubwire n'icyambere Rastafari Haile Selassie
tubanziye mu kuvuka yego mama we yatwaye inda 10 ari inda 10 ariko inda 9 ntabwo yashoboye kubyara abana zavuyemo umwana yaje kuvuka umwe gusa niwe Rastafari Haile Selassie. Icyo ntabwo ari igitangaza rero kuko mfite umukristo wakuye tegereza boro iyo ushaka kuvuga ibitangaza ushaka bitangaza ibindi byo gutangaza wowe tugende boro sibyo njyewe natangiriye mu ivuka sibyo kuvuka mama we yakuye mwinda ntago yakuyemo ureko kuvuga yakuyemo zavuyemo zonyine byose ni ibintu Imana ishaka kugaragaza ikintu bishobora kuba bikazikava zonyine ni ikintu Imana ishaka kugaragaza ikintu ariko inda ya nyuma niyo atwitse gusa asamye gusa abayobozi benshi b'amadini atandukanye bahegereye umuryango wa Ras Makonnen na Yeshima Bet Ali bababwira ngo twumvise ko ari ikintu muri iyi nzu mama yasamye kandi uyu mwana azavuka kandi azabaho kandi azaba umucunguzi w'abantu hano kwisi azarengera abantu hano kwisi akavuka Haile Selassie sibyo akavuka Rastafari Haile Selassie mu kwivuka kwe Ethiopia yari yavuze imvura ku igihe kinini cyane bavuze imvura ariko Rastafari yavutse nijoro batangiye kumva inkuba n'imirabyo n'imvura ya mbere wayibuze igihe kirekire bagatangara kandi niyo mama we Haile Selassie harimo kubyara umwana mu cyo gihe icyo ni cyambere Haile Selassie yavukaga hari harabuze imvura inkuba zarakubise imvura iragwa ari kuvuka muri iro joro niyo yazanye imvura ukumva tujye muri Haile Selassie yasuye Jamaica yagiye muri Jamaica yagiye muri Jamaica nayo yari yabuze imvura gutyo genda usome Jamaica nayo yari yabuze imvura kwigira runaka ariko uwo munsi yageze Jamaica indege iri hafi batangiye kuyibona gutya ikirere cyari cyatangiye guhinduka cyahinduke tu ako kanya vuba tu ikahinduka ikawa imvura igatangira kugwa imvura nyinshi ikomeye ikagwa hanyuma indege imaze kuparika hariya kuri airport ikirere gahinduka imvura ikarangira izuba rikaza abantu bose bagatangara bakavuga ngo nawe wari atabatijwe bakavuga ngo njyewe nabatijwe iyi mvura ya Haile Selassie iradutangaje njyewe nabatijwe ibitangaza nk'ibyo ushaka bitangaza ari muri League of Nations Haile Selassie umuryango w'ibumbiye utwa United Nations ari muri League of Nations mbere ya inambara kabiri y'isi kuko usobe muri Bibiliya agarutse bwa kabiri nk'umwami araza kurengera abantu bose bakandamizwa ku iyi isi wabona ubwigenge aza kuvugira abakandamizwa bose iyo ni uri kuvuga tuza umwami nago ari kuvugwana umwami nago ari kuvugwa ntabwo aba muri ushobora kumushakira mu bindi bitabo ariko Rastaman ntabwo aba muri Bibiliya umunaziri ubamo ntabwo ari wowe nsomera ibyakozwe n'intumwa sozaho wari uri kuvuga ndahasoma nakomeza umwami ari kuvuga kuva mitanyiko yabyahise wowe ushaka bitangaza ahubwo komeza ibyo uri kuvuga Haile Selassie nari kuvuga muri League of Nations bashaka kumwica sibyo umuntu yaje na pistol mbere ya Haile Selassie gutya ashaka kumwica ageze mbere ya Haile Selassie na pistol akaba nk'umuntu bataye ubwenge Haile Selassie akomeza kumureba nyuma y'amasegonde runaka Haile Selassie akafata ile mbunda akayifata gutya urabona gitangaza nk'icyo umuntu yaje kumwica ageza mbere ye agata ubwenge tuze ikindi ushaka Ethiopia nani Italy yateye muri Ethiopia umwaka w'igihumbi 1935 1935 yateye muri Ethiopia yari igitero cya kabiri igitero cya mbere umenye ko Ethiopia nago yigeze kolonizwa yakubise abakoloni kubera ni igihugu cy'isezerano cy'Imana igihugu gisha Yerusalemu insha niyo mpamvu Aba-Italiano bateye Ethiopia bwa mbere barakubiswe kuri bato ya Adwa na Emperor Menelik ariko wayoboye iyo bato ya Adwa wayoboye bato ni papa we Haile Selassie Ras Makonnen wakubiswe ikaba intsinzi ya abirabura hejuru y'abazungu ya mbere
tuze ni ya kabiri kuko yaliyo ya Hannibal ivugwa. Haile Selassie yabaye umwami wa Ethiopia, umwami w'abami. Italy yagarutse bwa kabiri kujya gutera Ethiopia. Bateye baje n'imbaraga zitangaje za mustard gas, poisonous gas, kuko wakubiswe bwa mbere bakagaruka. Nawe tekereza wagiye ahantu ukakubitwa bwa mbere ukatsindwa hanyuma ukagaruka. Utagaruka umeze gute? Witeguye na weapons, neza ngavuga ngo ni intwaro zikomeye zitemewe no gukoreshwa. Niko dossier yari muri League of Nations gukomeza ko Italy yakoresheje intwaro zitemewe na League of Nations yakoresheje muri Ethiopia, ariko isi ikaceceka. Isi ya ibihugu bikomeye igacecekera iyo bitero ya Italy muri Ethiopia. Haile Selassie yagiye muri League of Nations akababwira ngo Ethiopia ni umunyamuryango wa League of Nations. Ni umunyamuryango kuva 1927 Ethiopia ari umunyamuryango muri League of Nations, umuryango wabibumbye. Hanyuma amasezerano avuga ngo nago byemewe umunyamuryango umwe gutera undi, nabikora abandi bose baziyunga barwanye uri yabakoze ibitero. Haile Selassie akababaza, Italy ni umunyamuryango muri League of Nations na Ethiopia ni umunyamuryango muri League of Nations. Igihugu cyonyine cyo muri Afrika, Ethiopia, cyari umunyamuryango. Italy yateye muri Ethiopia. Amasezerano avuga ngo tugomba kwiyunga tuhagarike ibitero bya Italy muri Ethiopia. None League muravuga iki gufasha Ethiopia binyuze mu masezerano yacu? England na France bagasubiza Ethiopia ngo we condemn that invasion but we cannot risk war over Italy. Ngo yego ibyo bitero nukuri ni ibintu bibi byakozwe, ariko ntago dushobora ku risk kujya kurwana na Italy. Haile Selassie akavuga ngo biragaragara ko ni conspiracy, ni conspiracy ya ibihugu by'isi kontra nini ya Ethiopia. Haile Selassie akabwira ngo it is us today, it will be you tomorrow. God and history shall remember your judgment. If a strong nation thinks that with impunity can destroy weak nations, now time has been for that weak nation to appear before the League of Nations and to give its judgment in all freedom. God and history shall remember your judgment. Icyo Haile Selassie yavuze ngo niba igihugu kikuyibona ko kikomeye cyane kitekeza ko gishobora gutera igihugu gitoya, ubu igihe cyageze cya igihugu gitoya kuza muri League of Nations, muri United Nations, no gutanga judgment, no gutanga judgment navuga niki, no okay, abantu barabyumva, no gutanga judgment in all freedom ku bwenge ikinga butabera ku bwenge bwa bose. God and history shall remember your judgment. Imana n'amateka bazibuka ibyo mwakoze. Akabareka gutyo. Amaze kuvuga ayo magambo, nyuma y'imyaka 3 niko atangiye intambara kabiri y'isi. Kuko yaravuze 1936 1936, intambara kabiri y'isi yatangiye 1939. Amaze kuvuga ayo magambo, Hitler niwe nawe mu gihe gitoya agatangaza ko agiye ku arrestinga Poland, Austria, ni Europe yose n'isi, ngo ashaka gutera hose, isi yose ayifate. Hitler niko bigatera nini intambara kabiri y'isi. Abantu bose bavuze ngo ya magambo Haile Selassie yatubwiye nayanga yagarutse. Ari umuntu yitwa John Kennedy yari president wa America, yarashwe kubera amagambo yavuze. Yemera ibyo Haile Selassie yavuze muri 1936, kandi yabivuze 1963. Yavuze ngo Haile Selassie is the man whose place in history is already assured. Abaye umuhanuzi noneho yavuze magambo kandi bikaba. John Kennedy yasubiye amagambo 1963, yavuze ngo Haile Selassie is the man whose place in history is already assured. Kuvuga kuriya
ya magambo yavuze yababaje cyane ba bantu baracyafightinga Haile Selassie kuko yabibutse kandi yashije Haile Selassie hejuru ko n'umuhanuzi n'umuntu w'Imana yavuze magambo bikaba kuva umunsi yavuze ayo magambo John Kennedy yabaye imisi 50 gusa bakamurasa. John Kennedy, president wa America, yapfiriye kukwemera divinity ya Haile Selassie. Wali wambajije kubyerekeye ibitangaza bya Haile Selassie. Ibone bitangaza yahanuye inambara ya kabiri isi. Nubwo warainterpretinga uko bashaka, ariko ukuri kwa inamba ya kabiri isi yaturutse mu ibitero bya Italy muri Ethiopia, isi ikaceceka, abayobozi b'isi bakaceceka. Haile Selassie agatanga judgment muri League of Nations, judgment ikabyara inambara ya kabiri y'isi, kandi inambara ya kabiri y'isi ikabyara ubwigenge bw'isi yose. Haile Selassie niwe yazana ubwigenge bw'isi yose. Ugomba kumenya ko Yesu Kristo agarutse bwa kabiri, misiyo afite niyo kuzana ubwigenge bw'isi yose, kuyobora isi, kufasha isi, aho ugarutse twahumvikanye kuzana ubwenge bw'isi. Mwizera barasta twamaze kuba kwatari Yesu, niyo mission ya Yesu Kristo. Sinagusomeye ari kuri Matendo. Oya wabaye Yesu gute? Ibiri kuvuga nta cyanditswe kirimo hano muri Bibiliya. Azagaruka, wowe urafata azagaruka, urafata amateka ya Rasta ukayahuza n'amateka ya Bibiliya, ugafata wita umwami wanyu, warangiza ukasoma Bibiliya ahavuga umwami Yesu n'ubumana bwa Yesu ukamwitura. Uwafite ibitabo bimuvuga ntabwo ari Bibiliya. Ahubwo Bibiliya ibwiriza abamwizera. Okay. Aho niho Gitwaza rero. Aho niho Gitwaza rero mutamutsinda. Gitwaza arajya mu never. Gitwaza arajya mu bujiji. Ntabwo mwamutsinda nk'umusore. Never. Ndugusomera. Ntabwo ari ibyanditswe byera. N'amateka. Ni nkuko nakubwira ngo nakoze igiterane mu Kirundo, indwara zirakira. Ni nkuko nakubwira ngo nasengeye umuntu. Ngambwira ikintu. Christianity yo muri Africa. Sibyo? Christianity yo muri Africa isoma theology, sibyo? Theology yayo. Christianity yo muri Africa ituruka muri Europe na America, uko niko itangiriye. Hano na amashami yayo muri Africa, sibyo? None iyawe wizera, sibyo? Theology yose yigishwa muri America na Europe. Babakoloni, sibyo? Babaje, sibyo? Ni ijambo ry'Imana bakarivuga uko watarivuga uko rimeze, turarizera neza rimeze neza, ariko baje mu bukoloni bakarivuga uko ritarimeze, bakavuga kwao kugira ngo wadutegeke wadukolonize. Niko uyu munsi warakomeza kudukoloniza mu kutwigisha nini ayo madini yao, sibyo? Ya bakoloni, sibyo? Ya bakoloni yarazana muri Afrika gukomeza nini, gukomeza ubukoloni. Niko ntago bashobora kutubwira ko Ethiopia nicyo igihugu kisha cy'isezerano cy'Imana, niyo Yerusalemu nshya nyuma ya Israeli. Imana yaretse Israeli ikahitamo igihugu kisha cy'isezerano cye Ethiopia, kubera yabonye ko Israeli iri kwica abahanuzi b'Imana, Israeli iri kwica intumwa z'Imana, Israeli yishe umwana w'Imana Yesu Kristo. Imana ikavuga ngo ndasohoka ndagenda ndashakisha igihugu gisha. Ibo turabisoma hehe muri Bibiliya. Genda usomere aho ndahemera. Uremera ko Imana yahise mu gihugu gisha. Yahise mu gute? Mwami Salomo yahuye na umwami Makeda, Queen of Sheba wa Ethiopia. Urabizi urabyemera? Gitwaza arabyemera, byabivuga. Wowe urabyemera? Oya yemera Yerusalemu. Salomo yahuye na Queen Makeda. Umva Salomo Gitwaza nje ndamushaka. Nje Gitwaza ndamushaka kumeza. Urumva uravanga ibintu. Gitwaza nje ndamushaka kumeza. Gitwaza kumeza wumva ibintu. Haze tuvugane neza nje ni mwemeze ko Rastafari is not Satanism, ariko Rastafari ni wo muryango w'abanaziri b'Imana bakorera Imana. Urukumva? Queen of Sheba wa Ethiopia. Gitwaza biranditse muri Bafalme. Rastaman ari umuryango. Umvise? Nanjye nemera ko ari umuryango w'abarasta. Sibyo? Bizera uwo muntu witwa Rasta utari Kristo, utari n'Imana. Reka nkuzane ko we nagushaka kwemera ikintu. Reka nkuzane wemere ko Rastafari Haile Selassie niwe Yesu Kristo ugarutse, kuko
bose bombi baturuka kwa Daudi. azagaruka gute? Yesu Kristo uzagaruka. Haile Selassie yicaraga nagusomeye mu Batesalonike ku intebe y'umwami, arazuka ajya mu ijuru, azagaruka gutwara itorero. Uwaba azagaruka gute yarapfuye atarigeze azuka? Urumva utari kuyobya abantu? Never. Rastafari uzagaruka umva abakoloni niyo bayobya abanyafrika, arahambwa, arazuka. abakoloni azagaruka kubwiriza, abakoloni baza kubwiriza amadini yabo muri Afrika, niyo bayobya abantu. Ntabwo ari twebwe abirabura dushobora kuyobya Rastafari bituruka muri Afrika. Haile Selassie ntabwo ashobora kuyoba abanyafrika. Ibikorwa by'abarasta ikintu kubwira n'ukuri. Nakubwiye ngo Rastafari iharanira ukuri. Ibindi kubwira ni ukuri, hanyuma urukundo, hanyuma amahoro. Ega kuba abantu Haile Selassie yicaye ku intebe y'ubwami yicaye. Kuharanira ukuri, urukumva kuharanira ukuri ndakwemera. Kuba urwanira amahoro ndakwemera. Kuba uri rasta wambaye imisatsi ndaza kwigiho ndakubwira y'abanazi b'Imana ya Yesu Kristo. Ariko wowe ibintu uri kuvuga ntaho bihuriye na Bibiliya. Ni ukuri birahuye. Ntabwo turi gusoma twaza hera avuga ko uwo mwita umwami wanyu, uwo mwita umwami wanyu ntabwo ari we Yesu. Yesu wacu yarapfuye arazuka. Yesu aragaruka bwa kabiri. Uwo wanyu ro mwitwa niyo hera avuga ko ari idini ryo kwa Satani. We nakubwiye soma neza. Satani wanyu mugashaka kumwita Yesu kandi atari Yesu, ni tofauti, ntabwo bijyanye. Nakubwiye ngo somera ibyakozwe n'intumwa. Yego. Sura ya mbere. Turangize ikibazo. N'uwo utashobora kukirangiza, ariko abari kutureba bo barakirangiza. Neza. Fani wanyu ntabwo ari we Yesu. Warahabya. Byakozwe n'intumwa. Umurongo wa kangahe? Umurongo wa 6. Yego. Nuko intumwa ya Yosefu zimaze guterana ziramubaza ziti, mbese nyagasani ni iki nicyo gihe cyo gusubiza abanyisiraheli ubwami bwabo? Komeza. Yego. Iki nicyo gihe arabasubiza ati, ibihe n'iminsi sibyo bizababera. Soma neza pasiteri. Nibyo. Ibihe n'iminsi sibyo bizabera byagenwe n'ubushobozi bwite bwa data. Si umurimo wanyu kumenya. Icyakora umwuka muziranenge nabazaho muzahabwa ububasha bwo kumenya. Komeza. Muzabasha bwo kumenya umurimo. Icyakora umwuka muziranenge nabazaho muzahabwa ububasha, bityo muzaba abagabo bo guhamya ibyanjye Yerusalemu ni Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Kose bazamubona. Sibyo? Bazamubona. Aha ni Yesu. Yego. Aha rero ni warangije gusoma n'umurongo naguhaye, reka nisobanure byanjye. Sobanura twumve rwose. Aho ngaho Yesu Kristo amaze kuzuka. Sibyo? Amaze kuzuka akaba yicaranye n'intumwa ze. Sibyo? Yicaye n'intumwa ze, amaze kuzuka. Bakamubaza, rero mwami, bakamubwira umwarimu, bamwita umwarimu wenda, iki nicyo gihe ugarurira abayisiraheli ubwami? Kuko kuva muri isezerano rya kera ubuhanuzi bwari bwatanzwe ko Yesu Kristo azaba umwami, nk'uko wadusomeye hariya kuri Yesaya, azaba umwami ku isi. Ariko igihe yabanye nawe mbere atapfuye ntabwo yari umwami. Amaze kuzuka niyo baramubaza, ubwo rero niyo sasa ugiye kutugarurira ubwami? Sibyo? Akababwira ko si byanyu kumenya ibihe data yashize byo kujya njyewe kugarura ubwami bwa Isiraheli, ariko igihe nikigera muzaba abagabo, muzambona ahantu hose ku isi. Ibo bigaragaza ko Yesu Kristo aza bwa mbere nk'umwana w'Imana,
hanyuma azagaruka bwa kabiri aze kuba umwami kandi reka kumvanga sasa pasiteka ndangize sibyo azagaruka bwa kabiri nk'umwami ngababwiye neza nagari kigiye ariko nzagaruka muzambona kandi iyo agarutse nagari ku umunsi w'imeruka kuko mwebwe mvuga ngo umunsi w'imeruka nagaza kora hasi mzamurebera ijuru sibyo ku mawingu abatware gutyo ariko hapa arakubwira ngo muzambona hano hose Samaria Yudea na hano hose kwisi muzambona naje nk'umwami nicyo kintu ndi kukubwira azagaruka abe umwami agarutse bwa kabiri rero nagagarukira muri Israeli sibyo nagagarukira muri agarukira muri Yerusalemu nshya azagarukira reka ndangize gato reka ndaze agarutse bwa kabiri reka mfasha abantu sibyo reka mfasha abantu agarutse bwa kabiri byavuzwe neza azagaruka nk'umwami kandi ntabwo azagarukira muri Israeli azagarukira muri Yerusalemu nshya kuko icyo kintu cyavuzwe cyane Yerusalemu nshya ni hehe niyo Ethiopia niho ahantu Salomo yahuye na Ren Makeda wakabyara umwana yitwa Meneliki uyo Meneliki yagiye gusanga papa we Salomo afite imyaka 12 hanyuma ku bushake bw'Imana Imana ikamuhereza igisanduku cy'isezerano cy'Imana akijyane muri Ethiopia ntago kibaho muri Israeli kiba muri Ethiopia akijyane muri Ethiopia ubwo Ethiopia yahiswe mu Imana ko yagiye gisha cyayo niko Yerusalemu nshya Sayuni nshya niko azagarukira kandi Haile Selassie inebe y'ubwami ayicarira ni inebe ya papa we Daudi ni umwami wa 225 ku nebe ya Daudi kuva muri Israel kugeza muri Ethiopia kuko ubwami bwatangiye na Daudi Haile Selassie alicara kuri nebe nk'umwami Haile Selassie uyo Yesu Kristo agarutse uyo ni Haile Selassie Yesu Kristo agarutse uwe ni umwami wa 225 ku nebe ya papawe David sasa Yesu Kristo yamaze kugaruka bwa kabiri yamaze kugaruka niyo Haile Selassie niyo Rastafari yego amaze kugaruka ubu turategereje umunsi w'imeruka kumva yego ariko mwebwe munavuga ngo muracyamucunga sibyo muravuga ngo muracyamucunga kandi mwebwe wanyu umwami wanyu Yesu mwebwe muravuga ngo muracyamucunga kandi iyo aje muracyamucunga kandi iyo aje azaguma hariya ku mawingu abafate kuvuga ngo iyo agarutse bwa kabiri reka no ntabwo ari Yesu gute kandi byavuzwe ngo azagaruka n'izina risha twebwe bigatse ngo azahagarara ku musozi wa Erayoni wumvise hano arakubwira Yesu arakubwira gute hano Yesu akubwira kugarura ubwami turabisomye neza kugarura ubwami urava nkogoshe mubatije ubaye umukristo ayo namagambo yanyu yo guharira uruhande rwawe urava nkogoshe reka nkore unumva urava nkogoshe imisatsi urava nkogoshe imisatsi mujyanye muri Yorodani cameraman ijya kungurira ikote mu mujyi mwambike yambara amaze kubati urava ubati urumva witwa Rastaman gitwaza yitwa umusatanike wumvise abako musenga mu idini reka gusubira amagambo yatariyo sibyo reka gusubira amagambo ya Gitwaza sibyo tuvugane neza Gitwaza ntabwo yatukanye inshuti yawe Gitwaza yerekanye amateka y'idini yawe kumva kubwire kintu wewe wagerageje kwicara nanjye Gitwaza ntago ashobora kuza umaze gusobanura wewe wagerageje ndabizi Gitwaza ntago ashobora kuza reka ngusobanure nanjye ibyo nsobanure kumaze kubivuga none twigarukire ku cyakuzanye tuari cyo dusorizamo sibyo Gitwaza cyambere yacyashya abakristo bifitiye inshingano sibyo abwira abakristo umuco bagomba kugira uko bagomba kwambara n'uburyo bagomba gutera hari abavuze ngo nta kibazo nakubwiye nta kibazo icyaka birasobanura amateka ya Rasta ariko reka ngubwire ikintu nanjye nkavuga gatoya akavideo sibyo akavideo kambere amagambo yavuzwe na Gitwaza ari umuntu yakanyohereje ngo nikarebe ko azi ngo n'umurasta yakanyohereje njyewe ngagafungura ntago nakarangije ukareba nafunguye numva ko ari kuvuga ntago nshaka bakwambara amapantaro hano ntago nshaka nini ikagarukira aho ngaho wa muntu namusubije
ndi kumva Zion Temple ni sawa, niko namusubije kuko wera nago nari narangije kureba kare ka video, nyuma numve kumva ko yavuze bya Satani, niyo nashubiye kwa ka video kuko kurangiza niko numva ko ari kuvuga bya Rastafari, kuvuga ngo shina kubwira ko bya bintu avuga ngo mwambare neza positive, sawa, ni sawa kabisa, ari njyewe nabonye ko ni sawa, mu rusengero rwe wambare kurya ni sawa, ariko byakomeje nicyo kibazo afitanye n'Imana. Reka rero nsoze nanjye mvuge gatoya. Biravango nta rindi zina twahawe mu ijuru no mu isi tugomba gukirizwamo, kereka izina rimwe gusa, irihe rya Yesu Kristo. Risha ariko nagari ririya risha twasomye, nzaza ni izina risha mbahereze ba bantu banesheje, hanyuma ntabwo tuzakizwa, iro zina nta numwe arizi, usibye bariya bashoboye kuriyakira. Urumva cameraman, urumva ibintu mwizera, nta zina na rimwe, twebwe ntabwo dutegereje izina rizaza kudukiza, ahubwo twebwe twakiriye iryo zina rya Yesu, turakizwa, tuvuka ubwa kabiri. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa, niko Paulo yandikiye Abaroma, sibyo? Kuko ibyakera byabo byarashize, babaye bashya muri Kristo Yesu. Zaburi ya 75:6, agakiza ni gaturuka iburasirazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, Imana ihamagara umwe ikamucisha bugufi ikamuha agakiza. Yohani igice cya 1:1, mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta kitararemwe. Uwo Rasta wanyu nawe umwami wanyu musenga, nawe yaremwe na Yesu hejuru cyane, kuko niwe wamuremye. Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Hanyuma mwibutse ibyo ndabyemera, Yesu Kristo ni umwana w'Imana, ibyo ndabyemera. Iyo Yesu Kristo agaruka bwa kabiri aza n'izina rishya yitwa Haile Selassie, sibyo? Tumaze kumenya ni Haile Selassie, kandi bizeye Yesu uzagaruka mu izina rishya, uwaje ntimuramumenya. Niyo mpamvu Gitwaza mu kiganiro nasabye Gitwaza gutegura abarasta bose barubavu, hari amazi meza y'ikivu, nkamanukana na Gitwaza tukababatiza. Urukumva nakubwiye Yesu Kristo waje bwa mbere yabyawe na Maria, sibyo? Yabyawe na Maria, sibyo? Uyo nguyo yabaye Kristo nk'umwana w'Imana, aragaruka bwa kabiri. Amaze kugaruka twebwe turamuzi izina regisha, nago ngutegeka we kwizera kuriya, ariko ndikuvuga imizerere yacu twebwe. Amaze kugaruka ni izina regisha, na ubu ni Rastafari Haile Selassie. Urukumva Rastafari Haile Selassie uwo ntabaho, nuvuge gutyo kuko uwo yarapfuye gutomwanya, gitangaza yakoze, nta ndwara yakirije Abanyarwanda nitumu, tureke gutomwanya, wapfuye akazuka, tureke gutomwanya kuko imizere ni myinshi, buri wese yizerereye, sibyo? Buri wese uzere imizerere uzaca urubanza n'Imana, ariko tureke gutukana, tureke umuntu umwe atuke abandi, ari gukora amakosa. N'abasatani yerekanye aho muturuka, nk'uko ibitabo byanyu bibihamya. Yasomye ibitabo byanyu yerekana amateka ya Rasta, ntabwo nakoresheje Bibiliya yawe, uburyo izi derede zatangiriye muri gereza, abantu basuka, bumvise izi derede ni umuhigo wo gukora Imana, ntabwo zihurire. Wavuze naho zihurire. Soma neza Imana yabwiye Samusoni, soma neza umuhigo w'Abanaziri, umugore wa Mano wari mu murima. Soma neza umuhigo w'Abanaziri. Yesu Kristo yari umunaziri, umugore wa Mano wari mu murima ari gukora imirimo. Marayika araza aramubonekera aramubwira ngo mada, ugiye kuzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Samusoni. Wumvise? Ntihazagira icyuma cyogosha kizagera ku mutwe we, bizagende gutya na gutya, ntazanywe ibisindisha, abarasta mu itabi ryinshi. Soma ariya neza, ariya bakubwiye ntazanywe ibisindisha, ikinyobwa, ntazanywe ibisindisha, icyuma cyogosha nikizagere ku mutwe we. Abanaziri bavugwa ntabwo ari imisatsi nk'iyi, ni imisatsi bavukana. Uyu munsi iyi twavukanye ni yacu, ni yacu. No, iyo si yanyu. Kubera iki bavuga? Iyi ni ibindi biyiri mu. Imyaka ingahe nakubwiye? Imyaka 25 ibiri, turi nanabihambura tori irimo. Ntabwo ari imisatsi iri mu indodo, ntabwo ari imisatsi ikaraze. Iyi ni imisatsi original, imyaka 25. Ukumva? Umunaziri ntanywa itabi, abarasta banywa itabi.
iriya cannabis reka ngusobanurire cannabis Gitwaza yakoresheje ijambo cannabis yakoresheje ijambo ryiza cannabis ni ikiremwa cy'Imana n'ibi bindi byose uri kubona ni ikiremwa cy'Imana niba ari ikiremwa cy'Imana ariya kuri Timotheo wa mbere 4:4 nakubwira ngo ikiremwa cy'Imana ni cyiza na kimwe cyo guhakanwa niba ucyakira neza ngavuga ngo wishima Imana ukacyakira ni ikiremwa cy'Imana ukumva niba ni ikiremwa cy'Imana abantu bayikoresha mu nzira zitandukanye abo barasta bakoresha cannabis naga ari bose kandi si ngombwa gukoresha cannabis ube rasta si ngombwa n'amategeko y'urasta naga birimo abo barasta bakoresha cannabis barakubwira ko kubera ni ikiremwa cy'Imana twavumbuye ko turayikoresha nka sacrament wavuga iki niba ni ikiremwa cy'Imana bavuga iki reka Imana icyo rubanza naga ari umuntu ntabwo yaciye urubanza reka Imana icyo rubanza ahubwo arabwiriza ubutumwa bwiza nakubereka ntabwo muci rubanza inzoga reka dusoze rero cyangwa amasigareti yaranga asanzwe kubereka ntabwo muci rubanza genda shaka kugusengera wemera gusengera oya ndashaka kugusengera kugira ngo wakire umwami Yesu njyewe ndisengera Yesu ndamufite ndamuzi neza ndamufite wowe sengera bawe njyewe ndeka gumana imizire yawe ntago turi ku singombwa ntago ushobora kwemera kuko ushobora ugomba kuhanarira ibyawe nk'abaganiriye usoza neza nk'abaganiriye rero Gitwaza afite inshingano zo kwigisha abakristo be nawe ufite inshingano zo kwamamaza Rastamani wawe yego sibyo ariko Gitwaza nk'umuvugabutumwa yingingira abarasta n'abandi bose kugira ngo bakizwe bave mu mwijima mistake kubereka atavuze abayisilamu se nabo turababwiriza tukababwira kubereka atavuze wa katoliki nabo turababwiriza kubereka ataba mentionings yari akabavuga ajya avuga abarasta reka dusoze rero tugushimira Rasta dusoze tugushimira none se nyuma ya dusoze tukubaza nyuma y'ibi ngibi aho muteguriye imyigaragambyo hanyuma ubuyobozi ukababwira ko mushobora kwisunga izindi nzego murateganya gukomeza mugakora cyangwa Rasta arihangana mwarihanganye batireka twihangane tubisoze nta mpamvu reka mvuge ikintu hariya Gitwaza uwo watutse bwa mbere uwo watutse ni Rastafari Haile Selassie niyo watutse niwo uri guhangana nawe Haile Selassie yigeze kuvuga ijambo abwira abanzi be hamwe na Gitwaza avuga ngo some people have written the story of my life showing that it is true but in fact those story proves mistakes ignorance and envy but for whatever they do they cannot shake the truth from its place. Avuze ngo abantu naka baragerageza kuvuga amateka yanje no kuyandika amateka yanje ariko iyo bandika biragaragaza amakosa bafite ubujiji bafite na ishari bafite ariko kwibyo byose bakora bamenye ko nago bashobora gucugusa ukuri uve ku mwanya wayo niro ijambo tumubwira kwanza Gitwaza ukuri wa Rastafari naga ashobora gucugusa ngo uve mu mwanya wa uzakomeza kujimbe niba ari ukuri kucyo mwaregana mutabyihorera icyo rero dushaka kukumenyesha abantu bose umwanzo twafashe sibyo no gukomeza kwigisha abantu Rastafari niki wese yagerageje kuyisenya yagerageje kumvisha abantu ko ni ikintu kibi inambara turufitenye nawe ni kuprovinga ko Rastafari is positive ni ikintu cy'Imana atari ikintu cya Satani nico gisigaye ubu nawe rero afite inshingano zo kubwira abantu ko Rastafari atari Yesu nico gisigaye ubu atari Yesu gutandukanya nkuko abatwumva urumva Rastafari uvuga na Yesu baratandukanye cyane ko atubwiye ko uwanya maze imyaka 130 abitswa ahantu uwaca akaba uri kuvanga ibintu Rastamani reka ngushimire icyo hari ikindi warenza kujya gusoza icyo nashaka kubwira ariya nuko muri make ntabwo muzakomeza kurigana na Gitwaza ibintu by'inkiko ibiki nago njyewe nagara barasta sibyo nagara barasta kuko
bavuze ngo umuntu yiyaza kurega ari aze ku giti cye ariko atari barasta hose ari impamvu wasobanuye. Okay, njyewe nta mwanya nata ngo najya ku nkiko ngo kurega, kuko ntabwo nshaka kumufunga, azafungwa n'Imana iyo atasaba imbabazi. Ntabwo nshaka ikindi kintu, iyo nshaka ni kuprovinga mu bantu ko Rastafari is positive na gari satanism. So icyo navuga ngo abanyamakuru turabashimira cyane muri iki kibazo twagize abarasta, mwafatanye natwe neza, mwadufashe kandi mukomeze kudufasha ngo tugere ubutumwa bwacu ku bantu. Turabashimira cyane abarasta, mukomeze kwihangana, abantu bose mukunda Rastafari, nubwo mutari barasta ariko murayikunda, mukomeze kwihangana, dufatanye. Umuntu ushaka kukumenya ukuri ahegera abarasta, amenye ukuri ni inzira yo ukuri, yaranira ukuri, urukundo n'amahoro. Nganyuma rero nanjye nsose nkwisabira genda umupasiteri, urabizi nda Apotre Yongwe, urumva ndi umwe na Gitwaza, ndi umwe na Gitwaza, ibyo yemera nanjye nibyo nemera, niyo mpamvu nagumye nkubwira ko Yesu wacu atandukanye n'ibyo mwizera, kandi dufite inshingano yo kubabwiriza no kubabatiza. Ndagusaba ahubwo ugende uteranya abarasta ba Rubavu, hanyuma tuze dukora amasengesho, utegure umubatizo mbabatize, dutegure n'umunsi wo kubogosha, twikorera Imana, mukore worship team. Twebwe turabatiza, usengera muri etorero Rastafari. Nijye gusengera Rastafari dusenga kwa gatandatu, sibyo? Niwo munsi wa nyuma w'icyumweru, no munsi wa Sabato, sibyo? No munsi wa Sabato. Uri umudive noneho. Oya, Rastafari. Uwadive wenda waremera ukuri. Na Rastafari twahuriye mu ukuri. Ntabwo twahuriye madini, twahuriye mu ukuri. Niyo mpamvu mwe nimugira idini ahubwo turasenga, sibyo? Turasenga, turirimbira Imana, turakoresha Bibiliya, turabatiza, umuntu kubatizwa, ntabwo tweneye kubatizwa kwa Gitwaza, ntabwo birashoboka, ntabwo bizashoboka. Ibikorwa by'urukundo muri gutegura gukora abarasta mu karere ka Rubavu ni ibihe Rasta? Ibikorwa by'urukundo birazwi, gufasha abapfakazi, imfubyi, abantu bose bakeneye ubufasha mu nzira zarizo zose, abarwayi, byose igihe cyose duhora tubikora, kandi si ngombwa tubikore hamwe, ariko umurasta wese aribuka aho atambutse abona umuntu akeneye ubufasha, aragerageza kumufasha uko abishoboye, kubera niyo ikintu duharanira muri movement yacu urukundo. Umugore wawe nawe ni umurasta n'abana? Yego. Uyu munsi aramusakijijwe akaba umurokore by'abarasta akabivamo, wabyakira? Yavuye muri izo akaba umurasta. Nyine yavuye muri iyo ngibo yabaye umurasta. Ugasanga umugore wawe yogoshe n'abana, yabaye umukristo by'uburasta yabivuyemo, yagiye gusengera za Unité kwa Gitwaza, wabyakira? Nakora iki? Namureka kuko ntago nzapfa nawe, ntago tuzaza kwicwa urubanza nawe, n'umwana wawe n'umugore wawe buri munsi ku igiti cye. Buri wese azagira urubanza rwe. Yego. Rasta ni amahitamo y'umuntu. Yego, ni wewe nyine ku burenganzira bwawe. Yego. Rasta urakoze, ndumva namwe. Yego. Usuhuza abarasta ba Rubavu, wabwira uti umusaza Apotre Yongwe azaza kubabatiza umunsi umwe. Ye niza nitorero Rubavu muzaririmba mwayogoshe amarasta kugira ngo muba naziri beza umutima. Ikintu cyanyuma nabwira ababwiriza bavuga ngo nabavuga butumwa, abantu b'amadini, mugumye mu byanyu, mureke guteza ibibazo. Ibi ni ibibazo bari guteza bagitwaza. Ibo nta mpamvu, muri wese agure mu bye, avuga ibye, aze kwimana, tureke guterana utugambo. Gitwaza hari umuntu ashobora kugira umujinya, akavuga ngo Gitwaza uriya ndabukorera nabi. Sasa kubera kujya uhure nibo bintu byose, tureke ibintu n'ibyo, buri wese agume mu bye. Reka tugushimire rero, dushimire inshuti za The Vibe n'abadukurikira. Twaganiraga na Rasta kuri saga yabaye, tumushimire kuba yaje kutureba kuri The Vibe TV. Twashaka kugira ngo tubaho ukuri kwa Rasta, ibyo umuntu yizera nyine ababyizera ku giti cyiwe, kandi uri nawe, kandi Pastor Gitwaza nawe Apostle afite uburenganzira bwo kubwiriza imyizerere yiwe ishingiye ku idini ku itorero rya Unité mu Rwanda ndetse no mu mahanga, nk'umwanditsi w'ibitabo, nk'umudogiteri. Rasta nawe afite ibyo yizera bishingiye ku burasta bwiwe,
bimeze. Ubwo rero ukuri kurumvikanye, namwe muraza gukora komanteri. Ntabwo byari byoroshye ariko reka tugushimire, urakoze. Ariko Gitwaza nawe ashobora kuhaguruka mu rasta runaka avuga ngo ku igiti cyanje njyewe Gitwaza ndamujyana ku rukiko, bishobora kubaho, ariko njyewe icyo